ubutegetsi bwa Kinshasa n'ingabo zabwo zifatanyije bongeye kugaragaza ko basuzugura burundu ubuzima bw'abantu, bukomeza ibitero by'ubugome byo kurasa mu bice bituwe cyane byo mu burasirazuba bw'igihugu. Ibyo ni ibyatangajwe na Alliance Fleuve du Congo cyangwa se AFC M23. Ni itangazo banyujije ku rukuta rwabo rwa X, ni itangazo ryari mu rurimi rw'igifaransa ndetse n'icyongereza ko muri kubireba aho kuri screen zanyu. Nanjye ni itangazo nagerageje gushyira mu rurimi rw'ikinyarwanda ngerekereje kugira tumve ibyo bavuze muri iri tangazo. Agace ka Cugi katemo ibisasu bikomeye mbere yuko hakurikiraho ibindi bitero. Uko niko batangiye iryo tangazo, gusa ku ntangiriro zabo n'ubundi titire yagaragazaga uburyo ubutegetsi bwa Kinshasa n'ingabo zabwo zifatanyije bwongeye kugaragaza ko basuzugura burundu ubuzima bw'abantu, bagakomeza ibitero by'ubugome byo kurasa mu bice bituwe cyane byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Agace ka Cugi katewe ibisasu bikomeye mbere yuko hakurikiraho ibindi bitero byahitanye abantu byinshi, byagabwe kuri Kinigi hakoreshejwe drone y'intambara yo mu bwoko bwa CH-4. Inyuma y'ibi bitero bitana abantu nta kurobanura, hari umugambi uzwi neza gutera ubwoba abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Ubuyobozi bwa Kinshasa bwongeye kurengana ku masezerano bwari bwiyemeje yo gushaka amahoro no kubahiriza agahenge. Ibi bitero by'ubugome byatumye abaturage benshi bahunga, biteza ubwoba mu miryango ndetse binasenya amazu n'imitungo y'abasivile. Abana bahunze hagati y'iturika ry'ibisasu, ababyeyi babonye amazu yabo ashya, mu gihe inzirakarengane zikomeje gupfa kandi Kinshasa ikomeje amagambo y'ibinyoma n'ikorwa ry'itangazamakuru rigamije kuyobya abaturage. Chilombo, umunyabyaha worohewe ku isi. Ibyo nabyo biri muri iri tangaza. Umuntu kudahana byatumye yibwira ko amaraso y'abanyekongo ashobora kumeneka nta ngaruka. Chilombo yahinduye imibabaro y'abaturage intwaro ya politike, arenga ku masezerano y'amahoro n'agahenge asinyira imbere y'isi yose, hanyuma akayahonyora nyuma y'iminsi mike gusa asinwe. Inyuma y'inseko za Chilombo n'amagambo ye y'uburyarya hihishe isura y'umuntu utabasha kumva ububabare bw'imiryango yasenyutse, abana bafite ihungabana ndetse n'abaturage bahatiwe kubaho munsi y'ibisasu. Ubutegetsi bwe bwubakiye ku bwoba, urwango n'urugomo bikorwa abaturage babwo ubwabo. Ikibabaje cyane si ubugome bw'ubutegetsi bwa Kinshasa gusa, ahubwo n'ituze risa n'ubufatanyacyaha rya bamwe bafatanyabikorwa mpuzamahanga bavuga ko bashyigikiye amahoro ariko bagahuma amaso imbere y'igicwa ry'abasivili mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kurinda Chilombo, kumushyigikira no kumuha ubwirinzi bwa diplomasi nubwo akomeza kurenga ku gahenge, bagize uruhare mu kurema igisimba cya politike cyizeye ko gishobora kwica kitazigera kibazwa. Buri gisasu kigwa imasisi, buri mudugudu usenwa, buri mwana utewe ubwoba n'ikirego gikomeye kubashyigikira cyangwa bagatsindishiriza ubutegetsi bwicisha amaraso. Nta kinyoma cy'itangazamakuru gishobora gusiba amarira y'abahohotewe cyangwa guhisha ibyaha bikorerwa abantu b'inzirakarengane. Ariko amateka ntiyibagirwa. Ubutegetsi bwose bwubakiye ku rugomo no gusuzugura abaturage burangira busenyutse. Nta butegetsi bwubakiye ku maraso y'inzirakarengane bushobora kuramba iteka. Uburakari bw'abaturage bukomeje kwiyongera buri munsi, kuko nta gihugu gishobora kubaho igihe akarengane gahindutse uburyo bwo kuyobora igihugu. Imana ihe iruhuko ridashira roho z'abaguye mu bitero
by'ubutegetsi bwa Kinshasa ubutabera buhabwe inzirakarengane ziciwe mu kwirengagiza rusange. Kandi abatekereza ko bashobora gukomeza gucecekesha abaturage bo mu Burasirazuba iteka bazirikane ko ukuri kw'ingenzi, ukuri guhora gutsinda niyo haba hari intwaro, propagande n'amashyirahamwe akomeye. Ibyo ni ibyatangajwe na AFCM 23 babinyuje ku rukuta rwabo rwa X. Mu byo batangaje bakunze kuzanamo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, akaba perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bashaka kumwerekana nk'umunyabyaha worohewe ku isi. Bavuga ko kutamuhana byatumye yibwira ko amaraso y'abanyekongo ashobora kumeneka ariko nta ngaruka azagira. Avuga ko Tshilombo yahinduye imibabaro y'abaturage intwaro ya politike, arenga ku masezerano y'amahoro n'agahenge asinyira imbere y'isi yose, hanyuma akayahonyora nyuma y'iminsi mike gusa. Icyo bashaka kuvuga nuko Tshilombo atubahiriza amasezerano. Nyuma y'inseko za Tshilombo n'amagambo ye y'uburyarya hihishe isura y'umuntu utabasha kumva ububabare bw'imiryango yasenyutse. Abashaka kugaragaza uburyo perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo afite amagambo y'uburyarya hihishe isura y'umuntu utabasha kumva ububabare bw'imiryango yasenyutse. Ikindi kandi muri make bavuzemo muri itangazo bavuga ko n'ubundi perezida Tshilombo ashyigikiwe cyane n'imiryango mpuzamahanga, akavuga ko yo propaganda yose n'ubundi birimo igirwamo uruhare n'imiryango mpuzamahanga ariyo ibyisha inyuma ndetse no kubasha guhisha ibyaha bikorerwa abaturage b'inzirakarengane. Ikindi kintu bavuze nshaka ko tudatindaho cyane ariko ntagenda nababwiyeho, bavuze ko amateka atajya yibagirwa. Bavuga ko ubutegetsi bwose bwubakiye ku rugomo no gusuzugura abaturage burangira busenyutse. Bavuga ko nta butegetsi bwubakiye ku maraso y'inzirakarengane bushobora kuramba iteka. Ko uburakari bw'abaturage bukomeje kwiyongera buri munsi, kuko nta gihugu gishobora kubaho igihe akarengane gahindutse uburyo bwo kuyobora igihugu. Ahangaha bashaka kugaragaza uburyo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akarengane ariko kabaye uburyo bwa nyabwo bwo kuyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi bavuze ko buri gisasu kigwa kuri Masisi, buri mudugudu usenwa, buri mwana utebwa ubwoba n'ikirego gikomeye kubashyigikira cyangwa bashaka gusobanura ko ibi bisasu bigenda bigwa mu Masisi no mu bindi midugudu n'imidugudu yose isenwa ndetse n'umwana utewe ubwoba ari ikirego gikomeye kubashyigikira cyangwa abagatsindishiriza ubutegetsi bwicisha amaraso. Avuga ko nta kinyoma cy'itangazamakuru gishobora gusiba amarira y'abahohotewe cyangwa guhisha ibyaha bikorerwa abaturage b'inzirakarengane. Minsi ishize narabagiye ko leta ya Kinshasa none iri gukoresha ibitangazamakuru bitandukanye bikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira baharabike AFCM 23, ariko ibyo byose AFCM 23 yabivuzeho mu itangazo yashyize hanze. Niryo mwarebaga kuri screen zanyu, ryari mu rurimi rw'icyongereza n'Igifaransa, ariko nagerageje kurishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda tunariganiraho gake. Ndakubwira ngo kugira ujye umenya amakuru agezeho ndetse uyabonere ku gihe kandi afite ubuziranenge cyangwa se afite umwimerere, nuko ukanda subscribe kuri The Quick Times News. Nyendi Benga Oziana, ndagushimiye kuba wabanye nanjye muri iki kiganiro. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane nawe, gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere kandi mujye mukomeza mubane natwe.